muba muzi yaba mwari muzi ibintu nahagurukiye mukareba imbaraga Imana nayo ihagurukana. Yewe nakuze mu gihe kitari icy'ubu cyaho abantu bafite uburenganzira cyane. Nayo mbabwira ahantu twigaga kera, iyo mwatahaga agace muturukamo muri abantu batari abantu b'indwanyi bari aho ngaho bari janti, akandi gace kariteraga kakabakubita rwose, bakavuga bati bari abantu banyura hariya reka tubakubite. Noneho dukura ndibuka ngitangira rwose ngitangira, hari umuntu waturukaga mu gace kacu bari abasore bakuru, bakajya batujyana mu gihe cya break, bakatujyana ahantu twiga kwiyakana, twiga gukirana mu masaha y'ikiruhuko ku ishuri. Akavuga ati kugira ngo nawe batazajya babakubita, noneho twataha ati twirwanya. Ukaba uzi ko anytime intambara ishobora kubota hagati y'inzira imwe n'indi nzira, ukaba uzi ko ari ukwirwanya. Rero rero iki gihe niba umuntu akukozeho ubuze aho uri bugiye kwibwira, umuntu yakuvuzeho ubuze uri bugiye kumuregaho, biroroshye. Icyo gihe byabaga bitoroshye. Uzi kubona ikintu kiguhagurukira hakagira indi zindi mbaraga ubona, ubundi butabazi ubona ibi biraduhagurukira. Bari kubona umuntu afite agahinda kugira ati iyo ngira ubushobozi. Ngeze kubabwira ubu bari duturanye, bari bakunda kumubwira, hari umugabo mukuru umuganga wamukubise ava mu isoko, umuganga wamuteze nimugoroba atashye agiye ku kabari baramukubita. Noneho yari yabyaye abahungu baza bakura ari abahungu b'indwanyi cyane bitandukanye na se. Bakajya barwana. In fact umwe muri bo niwe yajyaga kwigisha uko gukura umuntu w'indwanyi ntiyagufata. Ibyo byanagukemwe cyane, ubura ukuboko kwanjye kwarabaye kunini kubera ibyo bintu abantu kugufata kwiyakana n'ibintu, umuntu akagufata n'amafite bakora no hasi gutya mu ivu akagufata akanyerera. Ibyo bintu rero abantu batabizi, iki gihe nyine kumva ufite inzego zikurengera, ufite amategeko akurengera, akantu kose kakoma wagira mujya kukareba. Uyu munsi nifuje ko dusubira inyuma, dufite igihe kitari kinini, ariko ndagira ngo tuvuge ku mugabo witwa Dawudi, umwami Dawudi mu yindi perspective. Dawudi mu muzimuti, umwami Dawudi mu muzimuti. Buriya rero akenshi muri Dawudi abamuzi ntabwo biroroha cyane guhita mwongera King David. Bavuga ko ari umwami Dawudi. Mwebwe mu muzimuti imungi umuzi Dawudi. Umugabo w'indwanyi nabyo yari cyo ikindi mu munsi muniki. Ndavugana n'abantu bihuta, umvuga yaje umucuranzi abanyamuganda ariko bashimira. Ese ubundi izina ryawe ridahira Stalin? Izina ryawe ridahira Stalin? Amani. Rero yava mu kugira ngo ashyirwa ari nawe n'umucuranzi ngeze ko bashimira Beni ari byasohotse arabizi bireba ziriya ntoki z'ukuntu ziba zimeze iyo bacuranga kuriya urabibona ko atari ibintu bizwi n'abantu benshi. Yari umucuranzi Dawudi, sibyo? Ikindi yari afite umutima uciye bugufi. Yagiraga amakosa menshi, atagira amakosa menshi. Baragira ahubwo ntituyahisha kimwe. Ikindi yari umushumba. Akabyinira Imana. Yari umubyinnyi. Ejo ndari kuri convention, noneho bazana itorero ryitwa Gukira Inganzo. Twabirebye imyaka myinshi tujya tubihaga. Abantu babazi kubyina.
akabyina rwose yari umubyinnyi. Ikindi ni iki? Urumva ko muramuzi, aravugwa, Dawudi aravugwa. In fact ikibazo cyane yari umuhanzi. Hari ikindi uyu mugabo yari umukiranutsi. Yari umukiranutsi. Abeli rero ndarabimanza cyo cyane. Abeli ni umusore w'umugabo. By the way yatubwiye yashatse. Niwe yabaye wubatse. Now Dawudi yari umuhanzi urazwi cyane hano iki gihe. Yari umuhanzi akamarume menshi muri Bibiliya bazita Zaburi. Yari umuhanzi asoma indirimbo nyinshi, ariko dukunda gufata Dawudi tukamuvugaho mu bwana bwe, tukongera tugasimbuka tukamuvugaho hariya arimo ahimba indirimbo aririmba za Zaburi, avuga ibintu bikomeye, avuga Imana yamuhaye kuranya amasuzumba gato kuri aho hantu hamwe muri bo hagati mu bukuru bwe, ariko hagati y'ibintu byinshi byanamuteraga no guhanga ziriya ndirimbo ibyo ari byo. Noneho umurebe n'ukuboko gukomeye kw'Imana kwamuhagazeho, abavuga iyo ageze muri za Zaburi. Abagore Dawudi bagore yigera twabaga ishtuza abamuhungu yitwa Salomo. Birivuga yuko yari afite abagore magana gane maji bose bagatuturinga 1000 wives and concubines. Ariko Dawudi ntabwo yari ku rwego rwo yari afite. Did you know ko Dawudi yari afite abagore wives not concubines barindwi 7 barimo Mikaya yamunamuzi cyane, umukobwa wande wa Sawuli, yamuhaye amuzaniye ibihanga by'Abafilisitiya ngira ngo yageraga kuri 100. Nibyo yari yamuciye nk'inkwano kandi arimuca atari ikindi, ahubwo ari kugira ngo wenda yamutega umutego akagwa mu Bafilisitiya ku buryo bumutunguye. Abo narabihingukanye nabizanye abo muhanda n'abakunzi, ariko ari ijambo yose kandi ari umuhanda aravuga ati mutware. In fact yaje kumwaka rimwe Sawuli yashatse kwica Dawudi, arabitegura neza, umukobwa we ariwe Mikaya aragenda yongorera Dawudi aravuga ati data arashaka kwica, aramucikisha, arangiza azana ikindi kintu aracyambiranyemo agiterekaho, baje kwica bake bafata. Sawuli araraka aravuga ati Mikaya akunda cyane Dawudi, ntabwo nzamwica bakibana. Aramwaka ajya kumushyingira ahandi, Dawudi asigara. Yamubwiye Mana ubwo rero natari murabyumva ibintu za umushumushu w'umugore witwa umugore yakuye mu Yezereli, yarakundaga cyane amushungusha, amushaka nyuma gato mu minsi mikeya. Nabali nabaza gukora n'imabara, Nabali n'umuzi aza gukora n'imabara, hanyuma aranywa arasinda. Dawudi amutumaho ngo bafungurire, bararanga, yanze Dawudi agamije kujya kubica. Hanyuma umugore we witwaga Abigayi aza kubyitambika, bihuguru nayo murayizi, abyitambitsemo. Dawudi arababarira, umugore asubirayo, usanga koko ibirori birakomeje, baraba barasinda burinda bucya. Igitondo rero yasindutse n'umugore yamubwira ati uzi ibyagiye kubaho, ati uba wapfuye n'ingabo ze baba bakishe. Abimubwira mu gitondo, ubu biriya ariko ivuga ngo nazarekuka umutima, arahahamuka agira stroke. In fact mu minsi nk'icumi ngo yarapfuye. Yarapfuye ko nibaza ikintu kigiye kumukubita
amaze gupfa Dawudi baza kohereza abantu bagira Abigaili batari kubundi baje kubanira n'umwami Dawudi baraza baribanira bibaza ko Dawudi atamukundaga cyane ngo ahubwo yamuzanye mu buryo bwo kugira ngo ajye amufasha ariko bavuga abagore ba Dawudi abo babiri babonekamo cyane nk'aho aribo bari abagore be ba Imana yamuhaye imushumbusha uwo umwami yari amaze kumwaka na nyuma yaje gushaka n'abandi ariko na Mikaya yaje kongera aramusubirana nabyo mwari mubizi yaje kongera aramusubirana ise amaze gupfa umwami Sawuli amaze gupfa yaje kongera aramusubirana ngira ngo murabizi yuko barazanye isanduku y'isezerano Dawudi yarabaye umwami muziko Mikaya ari we wari uri kumwe na Dawudi agasohoka abyina cyane njya benshi baratubwiye ushize agasohoka abyina cyane ngo Mikaya yamureba Imana imufungira ibyara abaho atyo ariko umugore wande wa Dawudi ariko bameshimira ko nubwo yari umwana w'ubwami yakundaga Dawudi cyane ndagira ngo mbabwire ibikomeye uyu mugabo w'Imana yanuze ntabwo nzi ko hari ikintu abakristo bibaza kirenze ibintu banyuramo iyo babigeranije n'imbaraga Imana ifite ibihurizo ku buryo buri muntu wese aba yibaza ati hari Imana genda nzira ibintu tunyuzemo nk'itorero nk'igihugu ku giti cye reka duhere turajya dusoma ibice bike hanyuma reka duhere Samweli wa mbere igice cya 26 Samuel hanyuma haravuga ngo umurongo wa mbere haravuga ngo bukeye Abizivu bajya i Gibea kwa Sawuli baravuga bati uziko Dawudi yihishe ku musozi w'Ihakira uteganye n'ubutayu nuko Sawuli arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'Izivu ari kumwe n'abagabo 3,000 ari kumwe n'ingabo 3,000 z'Abisirayeli zato kwibaza mwari ko Dawudi aho yabanaga n'ingabo toto namba y'ingabo ze bari 600 aba abandi bari 600 ngo yari afite in fact bajya gutera bashaka kujya gutera yari hejuru 600 mu gitero yaragabye kuri Nuza umugabo wa Abigaili Nuza n'abandi wibaza muri 600 ni mugende mwese ariko mani we yagiraga ingabo 600 nizo yahunganye nibo bantu bari cyo kuvugana nawe ikaguhumuriza mu gihe ibintu birimo bicika ikakurinda ntucikane nabyo ndabasengera ndabasabira ngo uko birimo bicika nguko ntucikane nabyo ibikorwa bacu ntucikane nabyo abaririmbyi bacu ntibacikane nabyo harimo ibintu byinshi abasore ababyeyi abantu bakuru mufite inshingano Imana yaguhaye ikaguha itorero urimo umukuru twigeze kubaho turi abana hafi ya twese turi abana tutaranashaka turiba Imana idukomerezamo iduheramo ingo turyubakiramo turishakiramo turahakomera tugira ingo nziza tumera neza Imana iduha ibyo dukeneye turibamo ariko batekereza ko nta mpamvu niba ufite urugo wubatse umeze neza Imana yabakuzanye muri itorero urakana gato ikakurereramo ikakugira iti wowe ndagushaka kuba hano
hari n'abari abakobwa ariko babashatse ntibabakurayo ngo bajyane bakabakiha none ugatekereza ko ari for nothing rero buri wese afite inshingano hano zikomeye zo kuba urukuta rukomeye zo kuba umuntu ibintu bicika ukamera ariyo wa musirikare wajyanye na Dawudi imbere abishaye kutaraza ibaza nawe umuntu w'umuyobozi yabuze ikintu afata kandi nawe umuntu yabuze icyo akora ubwo ntaragira ariko ngiye kugenda njye kwa Sawuli hari umuntu uri hano ushobora kujyana genda gukurikira turajyana warangiye bagenda ari babiri rero Imana twiteze ibikomeye byo guhangana na situations ibintu bikaza hakaduka umuntu runaka ikaza igahurwa ariko hakaba abantu b'abagabo b'abadamu bakomeye bagaragara bakavuga bati tugiye kuresisita urizwa hari ibintu nk'uko nababwiye content hari ibintu bidatsindwa no kubirwanya bitsindwa n'igihe wowe ukaza ukahahagarara umwaka ugashe amabwira akawe kamisoza zanze mbere nayo kandi mbere aha ejo twaje hano nsanga natubere ariko yigisha hariya hepfo noneho nzakubaza mubikora ntabwo ari babwire ibyo twavuganye byose ariko twavuzeho turiya muntu w'Imana ibintu byinshi ahagararanye n'itorero atuzi igihe ahagararanye nacyo rero hari igihe umuntu aza hano kuri bodi akadutwika ariko akadutwika ukwezi yarangiza akagenda gutwika ukwezi akadutwika akagenda akimanuje ikaba makumyabiri ibintu bikaze ibindi bigahinduka bikaza bireba agahagarara ukazaba n'iga ukazamusanga mu myaka makumyabiri mirongo itatu aho niho dukeneye aho utavuye mu guhagarara ku kintu kikavugwa neza ukagihagararaho kikavugwa nabi ukagihagararaho ukagitekereza hari umukozi w'Imana wari ugiye gupfa abwira umwana we aramubwira ati aba bantu uzabanyicira sinabashije kubica ariko uzakore ku buryo gupfa kwabo batazijyana bazagende bagishaka kubaho noneho bamubwira umwana we amaze kuba umwami arimo abica aza kugera kuri umwana we ati mbamwisha ariko wabanye na data uhagararana nawe ugendana nawe aramureka ikintu gikomeye Imana twiteze gutwiga ni cyiza gusa jewe niwe rwose mbona mwahatwitse hagati barumva nanjye rwose barumva nanjye rwose ariko ntabwo birasetsa ndabigiye bahimba amagambo kandi kandi barageze twara twese twarazibwiye amagambo azibwira neza jewe kuriya
ariko y'umuhondo ntimugatwike musima ntimugatwike nka hiriya mibiro y'ibyatsi cyane hashye ariko haguma abana bacu ibi bintu byo kuba by'ubuzererezi byo kuba ahantu utahari kumva yuko hano n'ibindi ndirimbo zawe bazimenyereye reka njya ahandi naduke neza tekinike nazi hano ahandi naduke ntabwo ukorera abantu urakorera Imana shyira ibirenge hasi umuntu udatsindwa niba inganzi igushiranye senga yongere igaruke niba akaririmbo kamwe ugahimbye abantu ukabona bamaze gugaca amazi sinabona andi magambo make ibindi nganzo nshyashya ariko ukora ikintu nawe wumva yuko kiri kuhana kandi Imana izabwira umuco rero muri iki gihe ntabwo dukoresha amasaha menshi ariko sinzi yanshinze ariko ndimo ndabasubiza muri ibintu bimeze bityo ubundi basubiza naho kavuye yagiye imeze gutya we basyo ntabwo igihe ari cyose kuzana ari kuhaza kuri buze kuri podium umuntu wicaye hariya bari kuhicara yicara uhabe yaba ndakubaza sinzi hari n'abo duhura ngo basimbizi ngo barayita pasiteri ngagana muri pasiteri ariko se bivuze iki kose kandi ushobora gukorera muri position yanjye ndimo bikanyura kuruta kuba nayo myinshi nkajya kwishyira muri kuri pompe ibyo ngibyo ndayikwirwamo niba uri umucuranzi kumva wakwirwa rwose niba uri umuririmbyi ushobora kuririmba ukazageza mu zabukuru zawe uririmba nta gisebo kirimo kuzarekuza kumva bavuga bati yararirimbye yari gasaza ikibazo z'igiti ubundi zari nabibwira ngo ndirimbe noneho mbere poromosiyo yo kumvuga butumwa noneho nivuga ubutumwa mbere poromosiyo yo kuba pasiteri niba pasiteri mbere poromosiyo yo kuba birashoboka ariko ntabwo ari byo ntabwo ari byo bize yayo rero Imana y'umugisha ikirago